iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa@rwandaday.rw kugira ngo nawe tuzahurire i Washington DC. Ndatekereza ko iyi Rwanda Day ije nyine hari amatora nanone muri uyu mwaka, surema ko abanyarwanda bazagerageza kwereka urukundo, bazagerageza kwereka nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko ni n'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi. Bashaka rero ndibaza ko aribwo bazagaragaza kuko bari hano. Abo mu Rwanda bazagira igihe kinini cyane cyo kubikora, ariko ubu ni uburyo bwiza bwo guhurira hamwe kugira ngo bamwereke urukundo, bamwereke ko bamushyigikiye, bamwereke ko rwose bazamutora, bamwereke ko bakimwifuza nk'umuyobozi wumva rwose yifuza guhobera nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abantu bose nyine baratangaye, baravuga bati yo umwana rwose mube ikintu yisabiye rwose, urumva. Hanyuma nyine ndibuka ko icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose muri reception abantu bari gusangira, ni nabyo nanone wenda nanakubwira muhumuza, urimagina kuba uri muri salle reception abantu mwese musangira, uri kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika hariya ku meza, urarira hano, minisitiri ari hariya, undi mucuruzi ukomeye, ambasaderi umwe ari hariya, ukabona n'ameza ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nawe uri umunyarwanda, icyo kintu uragipfuje cyangwa ukihinduye zeru. Kandi muri uko kugihindura zeru uvuga, nta kintu na kimwe biza kugihagarikaho. Buriya Rwanda Day kenshi abantu babona wa munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba ari imbere yaje kubonana n'abanyarwanda, ibyo ababwira, ibibazo bibazwa, ariko haba habaye ibindi bintu byinshi cyane inyuma bitaboneka. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Ibihe byiza kuri mwese nshuti bakunzi mukurikiye ijwi rya diaspora One Nation Radio ndetse no ku gicaniro TV. Twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza, umwaka mwana utangiye neza. Nkuko mubizi rero, gicaniro TV na One Nation Radio ni kenshi duhurira mu biganiro bigiye bitandukanye tukaganira, ariko kandi mbere y'uko ubwo mbinjiza ku cyo uyu munsi tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none, reka mbanze nakire bwana Ruhashya, ni umuyobozi w'igicaniro TV, turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Uraho neza? Muraho neza muhumuza, ndashimira cyane ubutumire bwa One Nation Radio, ariko nsuhuze n'abakurikira igicaniro TV, ngo urakoze cyane muhumuza. Urakoze. Hanyuma tubwire n'abadukurikiye haba ku gicaniro TV haba ndetse no ku ijwi rya diaspora One Nation Radio, niba uri mushyashya kuri imwe muri izi chaîne za YouTube channel, wakanda subscribe aho hasi ndetse no kuri nzogera ya notifications kugira ngo nawe umwe mu bagize umuryango mugari w'abadukurikira haba ku gicaniro TV ndetse no kuri One Nation Radio.
uyu munsi rero icyo tugarukaho ni umunsi umuntu yavuga ko umaze kumenyerwa nk'uhuza abanyarwanda bo mu gihugu imbere, ababa mu mahanga, ubwo ni mu ntara ya gatandatu cyangwa se nk'uko abenshi mukunze kuyita diaspora, ndetse n'inshuti z'u Rwanda, bagahuzwa n'intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Ni umunsi benshi mumaze kumenya wiswe Rwanda Day mu rurimi rw'Icyongereza. Ni Rwanda Day rero uyu munsi tugiye kugarukaho. Ni igikorwa umuntu yavuga ko kimaze no kumara imyaka myinshi, kuko cyatangiye gutegurwa mu 2010 ndetse kimaze kuba inshuro zirenga 10 mbere y'uko ibera mu gihugu cy'Ubudage. Mu myaka ine ishize yari imaze kwitabirwa n'abantu basaga 35,000. Ni Rwanda Day imaze kubera mu mijyi irimo Buruseli, Chicago, Paris, Boston, Londres, Toronto, Atlanta, Dallas, Amsterdam, San Francisco, Ghent ndetse na Bonn. Ni Rwanda Day ariko noneho muri uyu mwaka turimo wa 2024 ni Rwanda Day nanone igiye kugaruka, iraba ku itariki 2 ndetse na tariki 3 Gashyantare cyangwa se z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo. Urumva ko iminsi yagiye n'ejo bundi, ariko noneho kuri iyi nshuro igiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Niyo tugiye kugarukaho, ariko reka mbanze mubaze bwana Egide Ruhashya, mbaze kwitabira nyinshi zitandukanye, ariko ubundi iyo Rwanda Day ije cyangwa se bavuze iti igiye kuba, ubundi nawe nk'umunyarwanda kandi uba mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora, uyu munsi usobanura iki kuri wowe, cyane ko ari n'umunsi ubera nyine mu mahanga cyangwa se hanze y'u Rwanda, nubwo tuvuga ko n'undi ari mu Rwanda rw'ahandi cyangwa se mu yindi ntara, mu ntara ya gatandatu nyuma y'eshanu zigize u Rwanda, ubwo ni intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali, ariko hakaza iyo ya gatandatu ariyo twita diaspora. Wowe uyu munsi usobanura iki kuri wowe? Rwanda Day ni ikintu gikomeye iyo uwo munsi ubaye, ukaba rwose ufite ubushobozi, ufite uburyo bwo kuwitabira. Nyine ubwo nanjye nagiye ngira amahirwe kenshi yo kwitabira uwo munsi. Icya mbere ni uko uba ugiye guhura n'umukuru w'igihugu, amaso mu yandi, ugiye kwicara mu nzu imwe nawe, aho rero uba ushobora kugira ubushobozi cyangwa se kuba wagira uburyo bwo kumva ibyo avuga, bwo kumva icyo azaniye abanyarwanda nk'ubutumwa, ariko kandi nk'umunyarwanda uba ufite nawe amahirwe yo kuba wagira icyo umubaza, cyangwa se ibyo abandi bamubaza, noneho n'ibisubizo aza kubaha, noneho nawe ukabyumviraho. Hanyuma ikindi nakubwira ni iki, nuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko asura izindi ntara mu gihugu, aba ari opportunity natwe tubonye, abatuye mu bihugu byo hanze, iba ari opportunity nziza yo kugira ngo natwe hongere tujye muri uwo mubare w'abahura nawe, nk'uko n'abandi banyarwanda nabo bahura nawe mu tundi turere twose tw'igihugu. Ni ikintu rero kidasanzwe iyo nkurikije ibintu biberamo, iyo nkurikije kuko niyo aje ntabwo aza wenyine, aza aherekejwe n'abandi bayobozi b'igihugu. Ni ukuvuga ko mbese ibibazo byose biba biri aho ngaho, ibibazo buri wese yaba yibaza, nk'uko no mu gihugu bigenda, ujya ubona ko hari ibibazo akemura, kenshi biba byarananiranye cyangwa se kenshi biba bitaragiye byitabwaho, ariko kubera ko ahageze, kubera ko abajije ati abafite ibibazo ni bande, ese akunda no kubaza ati iki kibazo wakibwiye nde, wakigejeje kuri nde, bakubwiye iki, noneho gahoro gahoro ikibazo uko kigenda, kenshi rero ibibazo birakemuka, kenshi habaho za solution ziboneka. Ubwo wenda uko tugenda tuganira muhuzanangira nkubwira ibyinshi byagiye biba muri za Rwanda Day zitandukanye, ariko mu magambo make ku kibazo warumbajije, ni amahirwe akomeye, ni amahirwe meza cyane yo kuba umuntu yakwicara mu cyumba kirimo
nyakubahwa perezida wa repubulika, kuko nyine haba hariho icyo kintu cy'uko uba ushobora kumva impanuro, kumva inama ze, kumva ibyo yakuzaniye nk'ubutumwa, ariko namwe mushobora kugira icyo mumubwira cyangwa mumubaza. yego, ngira ngo aho noneho ni icyo bisobanuye kuri mwebwe nk'abanyarwanda muba mu mahanga, wa mugani kubona ayo mahirwe yo kuganira n'umukuru w'igihugu, nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko noneho kuri n'ubundi ibyo usorejeho b'abanyarwanda, kuko nanone hari abaturuka mu Rwanda bo nabo bakaza kwifatanya namwe, niba ariko nabivuga, aho mu ntara ya gatandatu, ni nk'uko namwe mugira uruhare ko hari ibikorwa byinshi mukora namwe, kandi hari igihe muza, hari inama y'igihugu y'umushyikirano nayo iteganyijwe, nubwo tuzagiraho ikiganiro kirambuye, ariko nayo njya mbona haza benshi muri mwebwe mu bagize intara ya gatandatu. Ariko noneho b'abanyarwanda baje baturutse mu Rwanda, baje kwifatanya namwe, amahirwe arimo ni ayahe, kugira ngo n'umunyarwanda uyu munsi ushobora kuba dukurikiye, wenda utaritabira imwe muri za Rwanda Day zabaye, ariko ashobore kumva akamaro karimo, haba uri mu Rwanda nyirizina, ariko noneho se n'uri mu mahanga iyo ahuye n'abantu bo mu Rwanda, cyane ko aba ari ingeri zitandukanye, harimo abandi bayobozi baherekeza nyakubahwa perezida wa repubulika, hakabamo abashoramari n'abandi, n'izindi ngeri n'abandi banyarwanda batandukanye mu bice bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Inyungu irimo aho ni iyihe kuri wa munyarwanda uvuye mu Rwanda akaza, na wa wundi ariko wari uri mu mahanga ubashije guhura na wa wundi uvuye mu Rwanda? Icya mbere ni iki? Ni uguhura kwacu nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo umuntu avuye mu Rwanda araje agusanze mu mahanga aho Rwanda Day yabereye, urabanza ukabiha agaciro, kuko uwo muntu ni sapoti ikomeye yaguhaye. Avuye mu Rwanda, biranashoboka ko ahubwo n'ibyo, kuko ibyinshi biba n'ubundi biri mu murongo wa guverinoma, uba usanga kenshi ari ibyo abatuye mu gihugu baba baranyuzemo, ari ibyo baciyemo, ariko kuguha sapoti akava mu Rwanda akaza kugira ngo musangire ibyo byiza mugiye guhuramo aho ngaho muri Rwanda Day, ubona ari ikintu gikomeye. Ikindi ni ubusabane buza kuhaba nyuma y'iyo Rwanda Day, kuko abari bukubwira andi makuru, abari bukubwire ibiri mu gihugu, abari bukubwira andi makuru ari mu gihugu, wenda ashobora kuba atavuzwe muri Rwanda Day, ariko harimo kumva ko gusa kuba abanyarwanda bavuye mu Rwanda bakaza babasanga ni ikintu gikomeye. Ni ukubereka ko muri bamwe, ni ukubereka ko urugwiro, ni ukubereka ko bufatanyije, ni ukubereka ko ibirometero bibatandukanya mu by'ukuri ntacyo bivuze, ko n'ubundi u Rwanda muba mushobora kurwimura rukaba aho muherereye. Akaba ariyo mpamvu rero nabo baba babagannye, kugira ngo mwese muhurize hamwe izo mbaraga z'abavuye mu gihugu mu Rwanda, ariko kandi noneho namwe muri diaspora, kuko biterwa nanone n'igihugu byabereyemo. Iyo byabereye nk'uko nk'iheruka mu Budage, byabereye mu Budage, ariko mu Bwongereza twagiye turi benshi, mu Bubiligi hagiye benshi, mu Bufaransa, hano i Burayi abantu bose bagiyeyo. Usanga rero nanone nyine urwo ruhurirane rw'abantu benshi batuye hirya no hino muri Europe, kongeraho nanone n'abandi benshi baje bavuye mu Rwanda, uba usanga ari ibintu byiza. Uba usanga nyine habayeho kongera gushyira hamwe, mwese muhujwe n'iki, mwese muhujwe nyine n'iyo Rwanda Day, mwese muhujwe ndetse n'uwo mushyitsi w'imena ariwe nyakubahwa perezida wa repubulika, mwese muhujwe n'iki, mwese muhujwe n'idarapo ry'igihugu riba rimanitse aho ngaho. Urakoze cyane. Reka nkubaze nk'umuntu umaze kwitabira Rwanda Day, ndetse nanavuga ko zirenze imwe, twahoze tuvuga ko ubu zimaze kugera ku 10, mbere wenda y'iyi ngiyi igiye kuba ni n'igikorwa umuntu yavuga ko ari ngarukamwaka, nubwo mu minsi yashize, muri iyi myaka 4 yari ishize, hajemo ibyagiye bigikoma mu nkokora, cyane cyane byiganje ahanini n'icyorezo cya COVID-19. Wowe bwana Egide, umuntu yagira amatsiko, mu mpanuro zitandukanye zitangwa n'abayobozi batandukanye ndetse n'umukuru w'igihugu bwe, niyo Rwanda Day utazibagirwa?
Eh, ntabwo nzi neza niba iyo mu Budage ari uko ariyo ya nyuma mperukamo, cyangwa se mvuge ko wenda ariyo nkibuka cyane, ubwo wenda ndaza no kuvuga ku zindi gato, ariko eh, muri Rwanda Day yo mu Budage hariho eh, ubu wenda wasanga ari umudamu, ariko icyo gihe yari umukobwa mutoya wari warize medicine, ndetse agira na specialisation mu bintu byo kubaga mu mutwe, niba nibuka neza rwose. Ndibuka ukuntu yabaje nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi yari na kure rwose, yari kure kuko yari ahantu hejuru, ariko rwose sinzi ukuntu yateye urutoki bamubona ari kure cyane, bamuhereje mikoro abaza nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo, amubwira ati rwose dore twize amashuri hano, ubushobozi dufite ni ubu ngubu, ati rero ati turifuza rwose kuba twakorera igihugu, turifuza ko ubumenyi dufite, ubumenyi twize twaza kubukoresha dukorera abanyarwanda. Hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika amubwira ati nyine ati se n'iki kibura, ati kuki atari uko nyine bimeze. Hanyuma aramusubiza ati ngira ngo uburyo binyuramo kugira ngo ibi byose bikunde, yasanze ama etape ngira ngo ari menshi, cyangwa hariho igihe umuntu aba afite cya holiday iyo agiye mu Rwanda kiba gito par raporo y'ibyo yagagombye gukora kugira ngo noneho nyine izo procedure zibashe kugerwaho. Nyakubahwa perezida wa repubulika yaramubwiye ati ndava nkujyanye, yaramubwiye ati nta kabuza rwose njyewe ibyo ntabwo biri buze guca aho ngaho, njyewe turajyana. Urumva rero ko ni umuntu ubuhaye agaciro rwose cyane, umuntu n'ubumenyi afite. Koko se umuganga uvura mu mutwe, umuganga ubaga mu mutwe, tureke no mu Rwanda, ku isi ni bangahe? Ababaga imiti ku isi ni bangahe? Nyine habayeho ikintu nk'icyo ngicyo, urumva ukuntu ahita abiha agaciro. Nk'icyo gihe rero abantu twese twarabikunze, abantu bose bari bari aho baravuze bati ntibishoboka rwose, abaye akibyumva atyo ahita avuga ati njye ndava aha nkujyanye rwose. Urumva rero nk'icyo ngicyo niyo mpamvu nkibyibuka, ndacyabyibuka. Hariho ikindi kintu nibuka muri Rwanda Day ya Atlanta. Muri Rwanda Day ya Atlanta hari umwana mutoya, umwana w'umutoya wari urimo w'umuhungu, ndabyibuka. Nawe yashyize urutoki hejuru, bamuhereza mikoro, aramubwira ati nyakubahwa perezida wa repubulika, of course nyine bitewe n'imyaka yari afite, ntabwo yari afite ibindi bibazo, ariko yari afite urukundo rukomeye cyane. Aravuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika, najyaga nkubona kuri televiziyo, najyaga nkubona mu mafoto, nari ntarakubona imbere yanjye. Uwo mwana rero rwose yari nta nubwo yari kure cyane ya stage. Noneho aravuga ati ikintu nifuza mu buzima ni ukuguhobera. Urumva, ni ukuguhobera. Nyakubahwa perezida n'abandi bantu bose nyine numva ko nk'umwana ufite urukundo nk'urwo ngurwo, ufite igishyika nk'icyo ngicyo, wumva rwose yifuza guhobera nyakubahwa perezida wa repubulika. Abantu bose nyine baratangaye, baravuga bati yo umwana rwose mwumva ikintu yisabiye rwose. Urumva, hanyuma nyine ndibuka ko icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika rwose muri reception abantu bari gusangira, ni nabyo nanone wenda nanakubwira muhumuza, urimagina kuba uri muri salle reception, abantu mwese musangira, uri kubona nyakubahwa perezida wa repubulika hariya ku meza, urarira hano, minisitiri ari hariya, undi mucuruzi ukomeye, ambasaderi umwe ari hariya, ukabona n'ameza ariko nyakubahwa perezida wa repubulika. Urumva, ibyo ni ibintu byabaye Atlanta twabonye. Hanyuma nyine ibyo nakubwiraga, tugiye kubona tubona wa mwana araje rwose, of course na abashinzwe kuba bamujyana bakamugeza iruhande rwa perezida wa repubulika. Noneho perezida wa repubulika kuko aramuhobera wa mwana. Urumva, abantu barishima, abantu baravuga ati
dore rwose umwana rero nyine ni ibintu atazigera yiba, ni ibintu niba nkibyibuka nkaba mbivuze ubu ngubu ni uko wari aho wese akibyibuka. ubwo uwo mwana ubu ngubu magingo aya ni mukuru, ubu ni souvenir atazigera yibagirwa. So njye rero mvuze utuntu twagiye dukrikinga mu mutwe nkaba nibuka, ariko hari byinshi mu bibazo, hari byinshi mu bibazo byagiye bivugwa, byagiye bibazwa, nanone ndibuka ntashobora guhita mvuga none aha ngo byose ngene mbi, ariko ndibuka ibibazo byagiye bibonera ibisubiza ako kanya, kuko nakubwiye ko aba yazanye n'abandi bayobozi, ahita avuga ati icyo ngicyo rwose, ati ugihe kanaka, ati agahita minisitiri ako kanya agahita ahaguruka mubireba, agahita ahura n'uwo muntu ufite ikibazo, nyakubahwa perezida wa repubulika akavuga ati muzambwire ko cyarangiye. Urabyumva? Ibyo rero ni ibintu umuntu adashobora kuzibagirwa, ni ibintu umuntu adashobora kuvuga ko nk'uko mbaje uti niki kibuka. Ibyo ni bimwe mu bintu umuntu yibuka, kandi bizahora mu mateka y'umuntu. ngira ngo no mu byo nahoze mbona ni uko kubera ko nyine abantu bumva ari benshi bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se ababaza ibibazo nyakubahwa perezida wa repubulika, harimo n'abatabasha wenda kugira ayo mahirwe, ariko kubera nk'uko ubivuga haba hari delegasiyo yazanye nawe, hari minisiteri zitandukanye ziba ziri aho ku buryo ibibazo byabo bikurikiranwa ku buryo nabo babasha kugira ayo mahirwe, n'ubwo wenda batabibajije mu ruhame kubera ko umubare w'abantu bari mwinshi, ariko bakabasha kuba nabo ibibazo byabo babitanga. Kandi ngira ngo hari bimwe nahoze nsoma mbona ko hari na bamwe rwose ibibazo byabo byagiye bikemuka. Ariko uvuze iyo mu Budage, ngira ngo ni nayo iheruka, ubwo yarimo atanga impanuro mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye Rwanda Day yo mu Budage, ari nayo iheruka, yabibukije ko ari inshingano zabo gukunda igihugu bakagitera ingabo mu bitugu kugira ngo kidahagarara mu rugendo rugana imbere. Ababwira ko bagenda nk'indege, ati n'imiyaga iduturutse imbere ikadusunika, ati tuyinyuramo tukagenda, ariko hari n'iduturuka inyuma idusunika, ati rero ni mwebwe, ubwo yabwiraga abari bitabiriye, ati nimwe musunika u Rwanda mwanga ko hari ikirubuza gukomeza. Ariko noneho aza kugera ahantu avuga ko abanenga u Rwanda tujya tubabona benshi n'ubundi biganje muri diaspora cyangwa se hanze y'u Rwanda, ariko ababwira ko ngo ari abatazi igisobanuro cyayo. Yababwiye ko uwo munsi nyine, ati ejo nari nahoze nsoma abantu bandika ati mbese harimo no kunenga Rwanda Day. Ubwo aho niho nashaka kugera, cyane ko hari bamwe tubona usanga nubwo iba yabaye n'umubare w'abanyarwanda benshi bakayitabira, ariko ntabwo habura ba bandi nyine babinenga. Ariko perezida wa repubulika babwira ko buriya ngo ari politiki, niko banengaga bavuga nyine ibyo yari yasomye, avuga ati ngo buriya ni politiki yo kugerageza gushaka imbaraga mu banyarwanda, kubikundishaho. Ati ariko ngewe nshakisha ikinegu kirimo ndakibura, kubera ko nge nari nzi ko ari uko bigenda. Egide, wowe nk'umunyarwanda uba hanze, ibi bintu ubivugaho iki? Ese umunyarwanda ushobora kuyitabira ariko akabona hari abandi bake ku ruhande abo bagishaka kubinenga, ni irihe somo akwiye gukuramo cyangwa se akwiye kubyumva gute? Ese koko Rwanda Day igamije kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bwacyo bwikundishe ku banyarwanda? Niko ubibona, ubisesengura ute? Urabona, kugira ngo urwanye iki gikorwa cya Rwanda Day, ubundi banza wumve kuki habayeho kwita uwo munsi Rwanda Day mu gihugu cy'amahanga. Kubona za pankarte, kubona amaflyer, cyangwa kubona ahantu hose handitse Rwanda Day, niba ari Bonn handitse Bonn, ni ukuvuga ngo uwo munsi wahariwe u Rwanda. Abantu barenga 3,000, 4,000, 5,000 bahuriye mu mujyi umwe.
noneho wowe icyo kintu uraje urakirwanyije. Abantu bavuye imihanda yose, bavuye mu Burusiya, bavuye ahantu hatandukanye kugira ngo baze babe bari aho ngaho. Icya mbere gikurura umuntu ni urukundo afitiye igihugu, akabanza akabukinga indege izamugeza aho ngaho, akabukinga ihoteli azararamo, yarangiza ubwo iwe yasize akoze ibindi kugira ngo urugo rutazasigara ruhungabana. Ubwo wenda abashobora kuba yanafata konji kuko hari abakora muri wikendi. Hari ibintu byinshi umuntu abanza gukora kugira ngo uha agaciro uwo munsi, ukaza kugira ngo uze kwitabira icyo gikorwa, muhurire muri icyo kintu gifite izina Rwanda Day. Urumva? Noneho wowe nawe uri umunyarwanda, icyo kintu uragipfuje cyangwa ukihinduye zeru, kandi muri uko kugihindura zeru uvuga nta kintu na kimwe biza kugihagarikaho. Buriya Rwanda Day kenshi abantu babona wa munsi nyakubahwa perezida wa repubulika aba ari imbere yaje kubonana n'abanyarwanda, ibyo ababwira, ibibazo bibazwa, ariko haba habaye ibindi bintu byinshi cyane inyuma bitaboneka. Nibwo abantu abashoramari bashaka gushora imari zabo mu Rwanda, nibwo baba babonanye n'ibigo bishinzwe bibifite mu nshingano, nibwo abacuruzi baba babonanye na bagenzi babo bo muri ibyo bihugu, nibwo abantu baba bashoboye gusura inganda hirya no hino ziri aho mu gihugu ngo bamenye ibyo zikora, none bakanabenteresa kuba baza kugira ibyo bakora mu Rwanda. Burya inyuma haba ibintu byinshi cyane, haba amanama atandukanye, haba kubonana n'abantu, za RDB ziba ziri gukora ibintu byinshi cyane aho ngaho inyuma. Nk'ubu iyi ngiyi yo muri izaba i Washington DC, umuntu twamaze kumenya ko iriya serivisi ishinzwe gutanga identite, gufata za fingerprint, gufata biriya byo mu maso, iyo serivisi izaba ihari, ku buryo izo serivisi zizakora. Noneho igihe uzajya mu Rwanda, wowe urangize umuhango wo kugira ngo nyine niba ari nka passport cyangwa niba ari identite isohoke gusa, ariko ibindi byose uzaba wabikoze. Amabanki akorera mu Rwanda aba ari aho ngaho, aba yaje kugira ngo yorohereze abantu. Ugafungura akawunti yawe wibereye Washington DC. Kubera iki? Kubera ko barashaka ko utatraveringa niba udafite iyo gahunda yo kujya mu Rwanda ngo ugiye gufungurayo akawunti, ariko bitakubuza gufungura akawunti yawe kandi bakayakitiva, then ukazatangira kubitsamo amafaranga yawe utiriwe uhagera. Ibintu byose byarorohejwe ubu ngubu, ibintu byose bikorerwa kuri murandasi. So ibyo byose rero ntago hariya tubibona, ariko nabyo biba birimo. So none uwo muntu uri hariya uvuze induru, icyabanenga ni iki? Ko ibintu byose biba biri gukorwa kandi wumvisha iminsi ni iminsi, ariko hakorwa ibintu byinshi mu gihe gito, kandi abanyarwanda baba bagomba gukora. Hanyuma noneho umbwire muri abo 3,000, 4,000, 5,000 bitabiye Rwanda Day, iyo basubiye noneho aho basanzwe batuye, iyo ni message bagenda bagaha abandi, ni ubutumwa bagenda bagaha abandi. Baragenda nabo bakabigisha ibyo bumvishe muri Rwanda Day, baragenda bakagenda bakabigisha. Ushaka kumbwira ko message zitagenda zikagera kure se? Zigera kure. Icyo rero uriya uri kunenga aranenga iki? Urumva? Igihugu kiba kiri kwiyubaka giciye mu bana bacyo bari muri ibyo bihugu byo hanze, nyine bari muri diaspora. Yego, tugana ku musozo rero, wenda tuzanabikoraho ibiganiro bitandukanye, cyane ko haracyabura ibyumweru ngira ngo bigera muri 2 kugira ngo umunsi nyirizina tariki 2 na tariki 3 Gashyantare z'uyu mwaka mushya turimo ukiri mu bisiku, turacyari mu kwa mbere,
kugira ngo Rwanda Day ibe. Bwana Egide, ni iki abantu mboni yawe bakwiye kwitega muri iyi Rwanda Day ije, cyane ko noneho igiye kuba nyuma y'imyaka 4 yose itaba? Ni iki abazayitabira bakwitega muri iyi Rwanda Day tugana ku musozo? Ngenda atekereza ko iyi Rwanda Day ije nyine hari amatora nanone muri uyu mwaka, surema ko abanyarwanda bazagerageza kwereka urukundo, bazagerageza kwereka nyakubahwa perezida wa repubulika, kuko ni n'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi. Bashaka rero, ndibaza ko aribwo bazagaragaza kuko bari hano. Abo mu Rwanda bazagira igihe kinini cyane cyo kubikora, ariko ubu ni uburyo bwiza bwo guhurira hamwe kugira ngo bamwereke urukundo, bamwereke ko bamushyigikiye, bamwereke ko rwose bazamutora, bamwereke ko bakimwifuza nk'umuyobozi. Icyo ni icya mbere nibaza kizaba kirimo, mu buryo bwo kugira ngo bamwereke nyine ko bari kumwe. Ariko ni na Rwanda Day izaba igiye kuba mu gihe turi kumva byinshi. Mu minsi yashize umunyamakuru yigeze kumubaza ikibazo, ni ibibazo byarebanaga n'umutekano, arabwira ati abanyarwanda muryame musinzire, nimwicura mwongere musinzire. Ndabyibuka abivuga, sinzi niba neza ari amagambo nk'ayo ngayo yakoresha, ariko yashaka kuvuga ati nta kibazo gihari rwose, ntimugire impungenge. Ubu rero nanone ni ibintu bibaye nyine, igihugu cy'u Burundi kivuze ngo kirafunze imipaka nyuma y'amezi 15 cyari cyafunguye. Iyo rero umuntu abibonye hari n'ibindi biziraho byinshi, hariho n'ibindi bibazo byinshi. Ubu rero ndakeka ko hariho byanze bikunze abanyarwanda baba batari gusobanukirwa neza n'impamvu, baba batari gukurikira geopolitique mu karere iwacu uko birimo bigenda, cyane cyane nyine ko hari na influence y'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo. Ndakeka byanze bikunze aha hantu hazavamo ibibazo, harimo SADC, harimo ariko nanone bazashobora no kumubaza nanone n'ibirebana no kwihuta kw'amajyambere y'igihugu, kwihuta kw'ibibera mu Rwanda, kuko nk'ubu ngubu duheruka nyine ubwo kuvuga ibyo muri Covid, duheruka tubona bashyiraho ibuye ry'ifatizo hagomba kubakwa rwa ruganda rukora inkingo. None magingo aya twagiye tubona baba perezida bashyizeho ibuye, n'ubundi baje gutaha iyo nzu. Nyine umuntu akibaza ati yampaye aka kanya se bigenze bite koko? Imvugo niyo ngiro. Hariho ibintu byinshi tubona byihuta. Reba stade uko bigenze, barayaguye igitangaza, kandi nta nubwo baguye imwe, ahubwo hari izindi ruhande. Bira ni ibintu umuntu areba akavuga ati nyine uko kwihuta kw'amajyambere bimeze bite. Ahubwo rimwe na rimwe umuntu akaba yakwibaza ati ese abanyarwanda bari hanze bazakopinga na speed u Rwanda ruriho? Ntago bazasigara. Iyo umuntu abaza ibirometero by'imihanda yubatswe, akabara ibirometero by'imihanda yaguye, akareba uburyo abayikoresha basigaye bubaha amategeko y'umuhanda, umuntu akareba infrastructure, akareba n'uburyo muri iyo mihanda bashyizemo uburyo bwinshi cyane butuma bafata abanyamakosa mu muhanda. Kuko iyo ugeze mu Rwanda ubu ngubu uhasanga kamera ziruta ziba muri ibi bihugu. Nigeze kubwira abantu ko rwose nagerageje kugenda ahantu, nta hantu nigeze mbona habariye amatara ayobora abantu akubwira amasegonda asigaye ngo ugende. Ndakurahiye nabonye mu Rwanda. Biriya rero bishyiraho
buriya buryo, bigashyiraho za kamera zireba abakora amakosa, zireba accident uko zagenze. Ntabwo wabeshya ngo dore ngo nahubutse hariya ngo hanyuma yarago, reka da, biri hariya barabireba. Imivuduko yaragabanutse, ntabwo abantu bakibishobora kubeshya ngo urirukanka uvuye hano Gisenyi ukoresheje isaha imwe amasaha abiri, reka da. Birashimishije ko ku modoka haba hariho na nimero ushobora guhamagara ubonye imodoka yirukanka ivuduka. Biriya rero ni ukuramira ubuzima bw'abantu, biriya ni ibintu bikomeye cyane. Hariho rero ibintu byakozwe mu Rwanda umuntu atapfa kwirengagiza. Ibyo byose ni ibintu n'umuntu, kuko hariya ntabwo ari ukubaza gusa, uranashima. Uranashima, ushobora kuvuga uti rwose turashima ibi byagezweho. Mu Rwanda hubatswe amavuriro menshi, harimo n'aya kanseri. Kanseri yamaze abantu. Kugira ngo tugire ibitaro bivura kanseri mu gihugu, nta umuntu yabinganya, n'igitangaza. Ibi rero byose iyo bikubiye hamwe, ndakeka abanyarwanda bazashima nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byiyongera kuri rwa rukundo rumugaragariza ko bakunda uko akora, bakunda ibyo akorera abanyarwanda, ko bifuza ko n'ubundi yakomeza kubayobora kugira ngo ibyo ngibyo byiyongere. Hanyuma rero nyine ubwo niba hariho n'abazaba bafite ibibazo, nzi neza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba ari aho ngaho kugira ngo abibakemurire. Of course aba yazanye n'abo bafatanya, ubwo ndibaza ko ari uko byagenda. Ariko kandi nanone hakazamo n'ikindi kintu cyiza cyane cy'ubusabane. Haba harimo ikintu cy'ubusabane, haba haje abahanzi bavuye mu Rwanda, kandi abahanzi bakundwa. Nyine umuntu aba adafite amahirwe yo kubona cyane cyane yari hano. Iyo rero nanone umuntu yaje mu biruhuko, ukaza uje mu Rwanda, ushobora kurinda uhava bitewe n'igihe ufite utabonye wa muhanzi kandi umukunda, kuko wenda igihe wari uhari ntabwo yigeze agira igitaramo akora. Ariko muri uwo mwanya ibyo ukunda byose ubiboneye rimwe. Ntubona umuhanzi umwe, ubona benshi, kandi ukabona mu rwego rwo gusabana. Kandi bazana abahanzi mu nzego zitandukanye, aba gakondo, abacuranga ibindi bitandukanye, ku buryo rero umuva aho ngaho ufite ibinezaneza by'ibintu byinshi, by'uruhererekane rw'ibintu byinshi cyane wakuye ahantu hamwe. Tutirengagije rero abo ubona, abantu, mugenzi wawe wo muri Canada wamubonye, mugenzi wawe wo mu Bufaransa wamubonye, mwararamukanyije. Umuntu waherukaga mwigana mu ishuri utari uzi ko naho haba, mukaba murabonanye. Abanyarwanda ibihumbi 3, 4, 5 bari hamwe, urumva uko ibintu biba bimeze. Ndumva ari uko nagusubiza mu nzi. Yego, ngira ngo rero ubwo abantu mudukurikiye muraza kuduha ibitekerezo byanyu aho hasi muri comments, mutubwire namwe icyo mwiteze muri Rwanda Day. Ngira ngo mugerageje kumva ishusho ndetse n'ubusesenguzi bwa Bwana Egide Ruhashya. Ubwo muraduha ibitekerezo haba ku Gicaniro TV ndetse no kuri One Nation Radio. Ikindi kandi natwe tuzaba tuhabaye muri Rwanda Day kugira ngo n'abatazabasha kwitabira aho muzaba muri mu bice bitandukanye mubashe kumenya ko Rwanda Day iri kugenda, cyane ko izaba iminsi 2. Bwana Egide Ruhashya, reka ngushimire cyane, wakoze kwitabira ubutumire bwacu tukaganira muri iki kiganiro. Ndagushimiye Muhumuza, nshimire n'abakurikiye One Nation Radio, abakurikiye Icaniro TV. Ubwo Muhumuza, ngira ngo wenda ahubwo twazanagaruka mu kiganiro nk'iki ngiki, noneho ahubwo umuntu avuyeyo, noneho umuntu anababwira ati noneho bimwe twavugaga dore uko noneho byagenze. Umuntu akavuga ati umuntu yaragiye bigenda bitya, habaye ibi, havuzwe ibi, ibyiza byakozwe n'ibi, bijyanye nanone n'ibyo twababwiraga. Ngira ngo noneho abantu bazakurikire, twabivuze mbere tubabwira ibizaba, ariko noneho umuntu yanavuyeyo araza agasohoza ubutumwa, noneho akabwira abantu uko byari byifashe. Ndumva byaba byiza tubikoze munavuyeyo cyane rwose. Tuzabigarukaho ubwo abadukurikira rero, niyo mpamvu tubabwira, niba uri mushya kuri imwe muri izi YouTube channel zacu kandi namwe zanyu,
kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo buri kiganiro cyangwa se buri nkuru cyangwa se amakuru tukugezaho hano ubashe guhita umenya ko hari agezweho, hanyuma ube mu wa mbere mu bayakurikira. Mwakoze cyane rero, ngo reka tubifurize ibihe byiza aho muri hose, kandi tunabifurize gukomeza gutangira umwaka neza no kuzawugiriramo ibyiza byinshi bitandukanye. Naho utaha ibiganiro byacu byo nakagaruka. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese.